Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi biyereke buri wese uko ayifuza ayibone. Ni ukuri Imana ibagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tubabarire, utweze utuboneze rwose, udukureho umugayo wose watubonetseho, twejeshe amaraso wamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe kandi unyemerere nkubere mikoro wivugire. Urakoze ko wumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 70 mu ndirimbo z'agakiza. Reka gutinya ibiza kubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, Imana irakurinda. Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. Komeza ubane n'Imana gusa, Imana irakurinda. Kandi ubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Uyimenyesha ibi bikubabaje, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, ibice byawo ni 2, kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Satani atera Yobu ibishyute, yanga kubyinubira. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute. Ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese wahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba nifuje ko tuganira rino jambo riri mu gitabo cya Yobu,
Yobu ijambo ry'Imana ritubwira ko yari umukiranutsi w'Imana. Imana yaramwirataga kuko yakiranukaga, yakoraga ibyiza, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ko yirindaga ikibi icyo ari cyo cyose. Yari umukiranutsi kandi wirinda ikibi icyo ari cyo cyose. Yobu rero ngo yari afite abasore 7 n'abakobwa 3, yari afite amatungo, yari afite amatungo ahinga, yari afite ibintu byinshi, ngo afite n'abagaragu benshi. Noneho ngo umunsi umwe ngo abo bana be ngo bajyaga bafata igihe bagakora ibirori, bari umuryango munini, bagakora ibirori bakanywa bakarya, ariko Yobu barangiza gukora ibirori akavuga ati ahari abana banjye bacumuye, ati reka mbatambire ibitambo, ubundi mbasengere mbahumanure, wenda hari icyo baba bacumuyeho. Yari umukiranutsi ku buryo n'abana be aho babaga bari yavugaga ati uko bisa kose hari uko bashobora kuba bacumuye, reka ntambe ibitambo kugira ngo ndebe ko Imana ibababarira. Akanga rero ikintu cyose kibi ndetse akarinda n'umuryango we. Ngo noneho ngo umunsi umwe ngo abana b'Imana bateranye, bagiye gusenga, bagiye kwinginga Imana nk'uko natwe duterana, ngo Satani nawe aterana nabo, agendana nabo, agenda aterana nabo. Aho tugenda tunyura Satani aba ari bugufi. Ijambo ry'Imana yavuga ngo twirinde ibisindisha ngo kandi tube maso, kuko ngo umurezi wacu Satani ngo ahora azenguruka, ngo yivuga nk'intare ngo ashaka ko yacoshomera. Satani rero iyo tugenda n'aba turi bugufi, niyo mpamvu tugomba kuba maso igihe cyose. Abana b'Imana rero bateranye, Satani nawe abazamo, ngo Imana iramubona ngo iravuga ngo yewe Satani uvuye he? Nuko ngo arangije ngo aravuga ngo mvuye kuzerera. Satani rero ihora izerera mu isi, mvuye kuzerera mu isi. Noneho Imana irangije iramubaza ngo wabonye ngo umugaragu wanjye Yobu ukuntu ankiranukira? Nuko Satani arangije aravuga ati yabuzwa n'iki kugukiranukira? Ati ko afite byose, afite abana, afite abagaragu, aratunze, ni umukire, afite buri kimwe, ariko ni ukuri ikintu uko twaba tumeze kose, waba ufite byinshi waba ufite bike, umukiranutsi igihe cyose, nk'uko Yobu yabaye umukiranutsi. Noneho Satani yagiranye n'ikiganiro n'Imana, arangije aramubwira ati none se wakozeho ku butunzi bwe no ku byo atunze ukareba ko atakwihakana? Nuko Imana irangije yemerera Satani ati genda ubikoreho, atari ko we ntumukorewe, ntiwemerewe kumukoraho. Nuko rero Satani yaragiye, ibintu byose Yobu yari afite byose biragenda, amatungo, abagaragu barapfa, ndetse n'abana be ngo bari mu munsi mukuru, ngo aho bari ngo haje umuyaga mwinshi, ngo ubundi ngo inzu irabagwira, bose barapfa. Nuko ngo bamaze gupfa, izo nkuru rero zose Yobu urumva ni ibintu byaje bikurikiranye, ni inkuru zaje zikurikiranye. Ngo arangije ngo aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, ngo Uwiteka niwe wabimpaye, ngo arabikisubije. Uwiteka rero bene data ajya abasha guha umuntu ikintu kandi yabishatse arakisubiza. Kandi ni ukuri nk'uko Yobu yabivuze, twavuye mu nda ya ba mama twambaye ubusa, ni ukuri ntacyo twazanye kandi nta n'icyo tuzasubizayo. Niyo mpamvu tugomba gukiranuka muri bintu byose, kandi ntihagire ikitubuza gukiranukira Imana muri ibi bigaragara, muri ibi bifatika, kubera ko ibingibi tuzabisiga mu isi. Noneho rero aho twasomye ngo Yobu, ngo undi munsi ngo abana b'Imana basubiye guterana, Satani ntajya atuza, ahora buri munsi atugenda runono. Niyo mpamvu tugomba guhora mu bihe byiza byo gusenga kandi tukegera n'Imana kurushaho. Ubwo rero arangije Satani arongera aterana n'abana b'Imana, arangije Imana iramubona, iramubwira ati Satani uvuye? Ati mvuye gutembera mu isi. Ati wabonye umugaragu wanjye Yobu? Ati ko nubwo biriya nabikoze ategeza anyihakana? Nuko Satani asaba Imana ati waretse se, wamuteje uburwayi wakoze ku mubiri we? Imana yemerera Satani ati genda umukoreho, ariko ntugire, ati ikintu nkubujije udakoraho n'ubugingo bwe. Nuko Satani rero yaragiye ateza Yobu ibishyute, amaze kumuteza ibishyute, Yobu rero
niko guhindana ahantu hose, noneho ngo aza gufata urujyo akajya yishimisha. Ubwo rero urwo rujyo ni rwo rwamufashaga kumva ububabare bugabanutse. Niyo mpamvu natwe tugomba kugira ikintu kidufasha mu gihe umuntu ari mu bibazo, ukegera Imana kugira ngo iguhe imbaraga, kugira ngo utabasha kwicumuraho. Noneho ngo umugore warangije, ni ukuri umugore we ngo arangije nawe ngo aramubwira ati koko ukomeje gukiranukira Imana yawe? Ni ukuri muri iyi si duhura n'ibicantege byinshi, duhura n'abaduca intege, duhura n'abatubwira ngo mwarasaze, mwabuze icyo mukora, muri abasazi, ariko ni ukuri ntihakagire uguca intege. Komeza ukiranukira Imana, ukora ibyo Imana ishaka, ni ukuri izakugirira neza, kandi ni ukuri iyo igutindije iragutegera. Ni ukuri ihangane utegereze Imana mu byo uri kunyuramo. Uwo mugore warangije aramubwira ati wakihakanye iyo Mana ubundi ukipfira. Ni ukuri ibaza umugore wawe akubwiye ngo ihakane Imana kandi ari we akagutera imbaraga. Burya umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umwana wawe nibo baba bakuri hafi, nibo baba bakwiye kuguha kuraje, ariko noneho yarangiza akavuga ngo ihakane Imana ngo ubundi wipfire. Ni ukuri ibicantege, amajwi aduca intege, twe kuyitaho. Ibyo bikubwira ati uri mu biki, warayobye, ni ukuri ibyo byirengagize, ahubwo ukomeze ukiranukira Imana kandi ukomeze wihanganye. Yobu yarihanganye aranesha. Ni ukuri nawe ihangane ibyo uri kunyuramo, ibikubabaje, ni ukuri ntihagire ikigukura ku Mana, ahubwo komeza ukiranuke cyane, wegere Imana kurushaho. Ni ukuri izabigenza neza kandi izagukubira. Ni ukuri izagukubira niwihangana ugakiranuka uzanesha. Imana itugirire neza rero. Numvaga twaganira kuri iri jambo, numvaga twaganira nkababwira ngo ibyo uri gucamo, ibyo uri kunyuramo ihangane, kandi ibyo uri gucamo rwose ntihagire ikigukura ku Mana, ntihagire ikiguca intege. Ayo majwi y'abantu nk'uko Yobu umugore we yamuciye intege, ayo majwi y'abantu batandukanye baguca intege bakubwira ngo ntibizakunda, bakubwira ngo ubuzima bwawe burarangiye, bakubwira ngo nta cyerekezo ufite, bakubwira ngo urapfuye, ni ukuri ayo majwi yirengagize, ahubwo ukomeze ukiranuke kandi wegere Imana kurushaho. Ni ukuri Imana itugirire neza kandi dukiranuke muri byose. Imana niyemera ko bikugeraho, ntuyiveho, ntuyikureho, kubera ko iyo umuntu yihanganye aranesha. Imana itugirire neza rero. Uyu mugoroba buri wese rero ndamwinginga kugira ngo akomeze yihangane. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko na Yobu ntabwo byari bimworoheye, ariko yarihanganye kugeza anesheje. Kandi ku nkuru zikurikiraho ni ukuri Imana yaramushumbushije. Nawe humura, Imana izagushumbusha. Humura, Imana izagusubiza ibyo ngibyo byawe wanyazwe. Imana izagukubira inshuro nyinshi ibyo ngibyo byawe watakaje. Ni ukuri ntugire ikibazo, Imana ifite byose kandi niwe mugenga wa byose. Imana itugirire neza. Kandi dusoze dusenga rero kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza utubwiye. Mwami Imana, uru ni urugero rwiza. Yobu yabaye urugero rwiza, arakomeza arakiranuka, ndetse aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo nzasubiraho ntacyo nambaye. Ni ukuri twaje ntacyo tuzanye kandi nta n'icyo tuzasubizayo. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo gukiranuka, twaba turi mu bibazo, twaba turi mu byishimo, uduhe gukiranuka, uturinde kukuvaho, uturinde ibicantege, amajwi Mwami abo baduca intege, abatubwira amagambo mabi baduca intege, ibyo byose uduhe kubyirengagiza, ahubwo dukomeze tugukiranukire kandi twihanganye kugira ngo tuzaneshe. Yobu yarihanganye arangiza aranesha. Ntabwo yigeze akuvaho, nta nubwo yigeze agucumuraho mu magambo avuga cyangwa ngo yinube, ahubwo yarihanganye. Natwe duha kwihanganira ibyo tunyuramo, kandi Mwami Imana uduhe gukiranuka muri byose. Data mwiza rero, nsengeye abamama bankurikiye, nsengeye abapapa bankurikiye, nsengeye abakobwa n'abasore, abana bato, kugira ngo nawe ukomeze ubahe kwihanganira ibyo bari gucamo, kubera ko Mwami Imana iyo umuntu yihanganye aranesha. Ni ukuri ukomeze ubahe kwihangana, ibibagoye ukomeze ubahe kubyihanganira, kandi ubahe gukiranuka muri byose. Dusengeye abarwayi bakize, bakoze ukuboko kwawe gukiza, mu izina rya Yesu.
dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima, kandi dusengeye n'ababuze uko babigenza kugira ngo biteho, kandi dusengeye umurimo wawe suka uwubyutse mu izina rya Yesu. Dusengeye n'abatarakwakira nk'umwami n'umukiza kugira ngo bahe kukwakira mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye mwami Imana ababuze uko babigenza, bihebye, ababona byabarangiriye. Yobu yarihanganye yirengagiza ibyo ari gucamo, natwe turakwinginze kugira ngo n'abo bose nabo biteho, kandi mwami Imana wongere ubagarukeho, ngo turindire ubugingo ko aribwo buzakubona, kandi Mwuka Wera azaherekeza iri jambo ikora icyo wagambiriye. Tumusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.